Praise the Lord, Mungu asifiwe, Yesu ashimwe, ndamushe cyane. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushimana mu bice bitandukanye by'isi, ko afite amanwa meza, afite ijoro ryiza, afite igitondo, mwabitse mute, mwaramutse mute, mwabonye Imana ikingura. Imana ni ishimwe cyane kuko yongeye kudutera iteka kugira ngo twongere tubone ahantu tumeze neza, tunezerewe, nta gikuba cyacitse, uko byaba bimeze kose ariko mu mutima dukomeye kandi tumeze neza. Imana nibishimirwa cyane. Ndifuriza isabukuru nziza wavutse umunsi wa none, happy birthdays. Ibirori bitandukanye mwaba mwagize mwebwe inshuti zanjye, umuryango, mwese navuga ngo ibirori byiza. Ndabifurije ibirori byiza kandi ndagenda kuri kote y'abantu bari mu bibazo. Ubu tuganira hari umuntu waba umaze kubura umuntu we, hari umuntu waba umaze navuga ngo kubura umuntu we, hariho umuntu waba uri ku musozi wo kurwaza, hari umuntu waba umusozi wo kurwara, hariho umuntu waba ku musozi wo kubura icyo kurya, kubura icyo kwambara, kubura minerivare z'abana, mbese ugasanga ntabwo biri kugenda neza. Ndagira ngo mufate aka kanya rero mukomeze. Abarindiye amasezerano Mana yanjye, ino video irarangira hari izindi mbaraga zije, hari ukundi kongera kumva usubijwemo intege. Imana ishimwe cyane. Ntewe iteka rero kugira ngo twongere tuboneke aha hantu, twongere duhane ubuhamya, tuganire. Wowe uri umushyitsi, amazina nitwa Sandrine. Ibintu dukora ngaha rero dusangira ijambo ry'Imana, ubuhamya twabivanga n'ijambo, tugakomezanya. Wiyumvemo ikaze nawe uhasanzwe, Imana iguhe umugisha. Inshuti zanjye, ntabwo mbifata nk'ibintu navuga ngo bimenyerewe cyangwa bisanzwe, ahubwo ni umugisha kubagira, ni umugisha kubana namwe, ni byiza cyane. Ndabasengera, ndabakunda, ndabatekereza. Mana yanjye, Imana irabizi kandi izagira ibyo ihindura, izagira ibyo ikora. Rero ndabanza nshima Imana gatoya. Mfite ishimwe ryo gushima Imana kuko navuga ngo muhari, kuko uhari, kuko ubasha. Imana dushiriyeho ino platform kugira ngo tujye tubasha kuganira mu gihe gito, ariko dukomezanye, dusubizanye imbaraga. Mana yanjye, wenda mu bundi buryo bitari kuzakunda ariko bikaba bikunda. Ni ishimwe kuri njyewe, ni umunezero kuba navuga ngo ibi ngibi Imana yemera ko nkora bigufasha kandi nanjye bimfasha. Ni ishimwe rikomeye cyane. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro cyane cyane cyane, kandi ko igenda iducira inzira. Ntabwo biba byoroshye, nyine murabyumva kubera amabize y'iki gihe, ariko nyine kuko Imana igukunda, kuko Imana inkunda, iba ibyemeye ko tuboneka aha ngaha akanya ka none. Rero nishimye no kuba tugihumeka, n'ishimwe ry'Imana ku Mana, nishimye cyane. Amen. Rero reka dusome ijambo ry'Imana gato, hanyuma tujye kuri topic y'uyu munsi. Ndabanza usome mu Cyongereza uyu munsi. Ndasoma muri Ephesians. I will read Ephesians chapter 6 verse 18. The Bible says, "And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people." Amen. Amen, 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 amen. Tukomeze gusoma mu ba Efeso
Abefeso 6 igice ni 18, ijambo ry'Imana rirambwira ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabire abera bose. Amen. Imana ishimwe cyane kuko iduhaye ijambo ryiza tugiye gusesengura gake gake. Ndagusabye ngo ino videwo wowe witangiye tuyisozanye, kandi umwuka w'Imana aze aganire n'imitima yacu. Amen. Ijambo maze igihe mpawe, namaze igihe meditatingaho, ni ukuvuga ngo ujya udawutinga, ujya ushidikanya isengesho. Iki ni igihe cyiza cyo kumenya ko isengesho atari ikintu cyo gushidikanyaho. Wishidikanye, don't doubt prayer. Wishidikanye isengesho, umenye ko usenga ari nyiri ijambo, ni nyiri ijambo, ni nyiri ibihe, ni umuremyi. Haleluya. Ijambo nyine ni ikintu ngenda nshimira Imana. Iyo mbonye ijambo mpita mbona situation bigiye bijyanye. None hano ijambo ry'Imana riratubwiye ngo musengere, ngo pray in the spirit in any occasion, at any occasion. Ni ukuvuga ngo uburyo bwose bwo gusenga musengere mu mwuka. Iyo tugiye mu ijambo ry'Imana tugasoma Bible, turareba tugasanga muri Bible abantu barasenze. Tubona intumwa zizira gute? Zisenga. Ubwo navuga ngo intumwa imwe yari imaze kugambanira Kristo itakiri mu disciples, mu apostles, navuga ngo barasenze. Muri Acts naho twahasoma ntacyo. Barasenze bashaka kumenya hagati y'abantu babiri umuntu ugomba kugira gute, umuntu ugomba gusimbura Yuda. Barabisengera. Urumva iyo level, barabisengera. Amen. Noneho bamaze gusenga babona ko ugomba kumusimbura ari Matiyasi. Uratekereza icyo kintu, gusenga. Urumva ni example nziza. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose ngo pray without ceasing. Nabyo turabibona muri Bible, mu ijambo ry'Imana ni byinshi. Musenge ubudacogora, musenge ubudasiba. Imana ishimwe cyane. Iyo turebye Yesu Kristo, hari ahantu yageze arasenga, ariko noneho yumva imbaraga ziri kwanga pe. Arasarendinga, aravuga ngo Data, bibe uko ushaka ntibibe uko nshaka. Imana ishimwe cyane. Tubona ko amaze gusenga yahawe imbaraga. Ni abantu benshi twagiye tubona muri Bible basenga, yewe na Yona asengera mu nda y'urufi, ifi iramuruka. Tekereza iyo kintu, that situation. Kugira ngo tunjane ngo twibukiranye. Hana arasenga. Uyu mukozi w'Imana iyo mugezeho numva nujujwe. Arasenga, noneho umukozi w'Imana umutambyi amubonye avuga ngo wasinze. Tekereza that kind of prayer. Urumva ni ibintu biri deep cyane. Mbona ko nanone hari abantu babiri muri Bible nanone muri Acts barasenze, Paulo na Sila barasenga, gereza igira gute? Iratigita. None ni gute twebwe nk'abana b'Imana tugira ibintu tugira limitation mu gusenga? Ntabwo bikwiriye. Dukwiye gusengera ibintu byose kandi twizeye ko Imana itwumva.
mbese hari ikintu kigera ukavuga ngo iki kintu kuko umwana w'umuntu avuze gutya natwe turemeranya ko ariko bigomba kugenda, ugasanga imbaraga z'ijambo ry'Imana zibuza agaciro, ugasanga Imana itubwira, ijambo ry'Imana ritubwira ngo pray without ceasing, musenge ubudashogora, ugasanga bibuze hariya biravuga ngo bibuzemo. Mu yandi magambo kwizera kubaye gukeya. None nagira ngo nkubaze niki kintu wumva wasengera abantu bavuze se byagenze gute, niki kintu wumva wasengera ariko nyine ugasenga uvuga uti nubwo ngiye gusenga ntasenga byagenda gute, ni ikihe kintu? Ntunsubize ariko ujye nk'ahantu usenga usaba Imana imbabazi, uvuge uti Mana mbabarira kuri iki kintu, umbabarire kuri iki kintu, umbabarire kugushidikanyaho. Yeah. Ndabaha ubuhamya gatoya. Murabona abana batoya, impinja, hari umuntu ubyara akabwira ati njye narabyaye mfite umwana wanjye wakangahe yarariraga ari agahinja. Ndiho ndatekereza ukuntu nzababona ubuhamya navuze ngo akose Mana ko uyu mubibi wanjye akiri mutoya ndamutse mbaye ubuhamya noneho agatangira kujya arira nijoro, ndabona we ya uko ni ukwizera guke. Amaze gukura kandi nta nubwo yarira mu izina rya Yesu. Umwana atangira kujya arira nijoro, ariko nigeze kumva abantu bavuga ngo hari umwana urira nijoro, ndabireka sinagira navuga ngo reaction n'ibiki ariko ngeze aho umunsi wa mbere ararira, the next day ndasenga nabwira Imana igira neza, Mana y'imbabazi, ndagusabye ngo ibi bintu byo kurira niba bitaguhesha icyubahiro, niba ntacyo nigamo, mbabarire uyu mwana aceceke. The following day umwana araceceka kugeza n'ubu ntago akirira nijoro. Mbese hari abantu babigize uvuga ngo hari umwana ukumva ngo hari umwana umeze, hari umwana urira nijoro ukumva ni ibintu bizwi, ni ibintu biriho. Tekereza icyo kintu. Nanjye reka ndabyakira, accepting navuga ngo ararira, ariko nibuka ko dusengere ibintu byose. Ndasenga mfite kwizera, ntabwo ko ari kwinshi ariko ni ngufite. Ndasenga mbwira Imana, niba turi gushaka kwawe rwose, niba ntacyo binyigisha, niba ntacyo byungura ubwami bw'ijuru, reka uyu mwana aceceke. Umwana araceceka, umwana wa muzima. Ni ukuri dukwiye, ingero ziba ari nyinshi, kuvuga akagero gasekeje gatangaje kandi wasanga nawe wenda bijya biba. Uyu mwana ararira, uyu mwana urumva nyine ni byinshi. Rero nagira ngo tuze dukomezanye. Ijambo ry'Imana ryo riratubwira nanone ngo musengere abantu b'Imana, musengeranirane. Ni ukuvuga ngo niba hari umuntu uziri muri situation ahari azi ko hari ahantu umuntu agera kwisengera bikanga. Nanjye hari ahantu nageze nkajya nsengesha umwuka, nsengesha spirit, ngombwa ngo simvuga ururimi nuva mu kanwa kubona nzi ko ndimo ndasenga, ariko nkaba nzi ko iyo wamenyere kwisengera rero niba ufite abandi bantu bagusengera, abantu bakwitayeho wumva bidahagije, nkumva ntibihagije nubwo mfite abantu bansurroundinze, mfite abantu bampunze, mfite abantu bari kunsengera, nkumva hariho akantu kabura, nkumva ngomba nanjye kwisengera, nkumva mbese ubuzima bwawe bumeze bute hatarimo isengesho ryanjye. Kuvuga bikanga ariko mu mutima nkumva ndiho ndasenga. Imana ishimwe. Rero ni byiza ko dusengeranirana. Niba umuntu akeneye isengesho, dusengeranirane, navuga ngo tuzamurane. Uyu munsi yaba ari njye, ejo yaba ari wowe. Uyu munsi yaba ari wowe, ejo yaba ari njye. Ni ukuvuga ngo dusengeranirane, dusengere abakozi b'Imana, dusengere imiryango. Nkunda kubivuga, ndakubabwira, kubera ko hari aho umuntu agera agafatwa navuga ngo n'ikindi kirere n'undi mwuka, akumva gusenga ntabwo ari byo bya mbere, akumva hariho decision agomba kumakinga, we hariho imyanzuro ugomba gufata itarimo isengesho, itarimo
mana ngenze gute. Urabona izi ntumwa zakoze ikintu gikomeye cyane. Bari gukoresha ubufindo bagafinda bagatoranya intumwa, bagatoranya aposito wundi ukwiriye, ariko bavuze ngo reka tubisengere. Natwe reka mu buzima bwa buri munsi, abo duhura nabo, abo tubana nabo, mu bitugerageza, mu miryango, mu nshuti, reka dusengere ikintu cyose, ubundi dutuze, kuko hari ibintu uko byagenda kose utahindura. Hari ibintu uko byaba bimeze kose, wagira gute, wavuga, wakandika, watabaza, wavuza induru, wagira gute, hari ibintu bitahindurwa nuko dukoze ibyo. Hari ibintu bihindurwa n'isengesho. Kandi tumenye ko udusenga ari umuremyi, udusenga ari umubyeyi, uwo dusenga ari ushobora byose. Ni ukuvuga ngo sinzi n'uburyo twamudescribinga. Uramudescribinga gute Imana, gute mu butatu butagatifu? Ntago byoroshye. Tumenye ko ni ukuvuga ngo the owner of the earth and heaven, niwe nyir'ijuru n'isi, niwe dusaba, niwe dusenga. Mbere yo kumva ucitse intege, banza wibuke uvuga utari ko se, ku kindi kwitekerereza cyane atari njye wizanye ku isi, kubera iki? Yego abantu benshi, ndavuga ngo ntabwo ari abantu benshi, bose, umuntu wese afite umuntu yaciyemo, umuntu wese afite umuntu yaciyemo aza hano ku isi, ariko ndavuga ngo hari limiti. Niba umubyeyi wawe atakuraho kurwara, niba umubyeyi wawe atakuraho gusafaringa, ndavuga ngo inside, ni ukuvuga mu buryo bw'imbere, kuko inyuma nyine gusafaringa bitashoboka. Hari igihe umubyeyi aba yishoboye akakugirira neza cyangwa akaguhereza care, ariko that inner person, uriya muntu w'imbere ukorwaho nyine undi muntu ntagire icyo amufasha. Niba umuntu wakubyaye atagira aho hantu, urumva ari nde bisigaye? Ni Imana nyine, ni Imana nyir'ijambo, nyir'ijambo. Imana ivuga ngo nihabeho umucyo, umucyo ukabaho, nihabeho ijuru, ijoro rikabaho, nihabeho ijuru, ijuru rikabaho, nihabeho isi, isi ikabaho, nihabeho umuntu, reka tureme umuntu, reka. Urumva ni nyir'ijambo. Rero najya twibukiranye, nkomezanye nikomeza nkubwire ngo igihe Imana itaravuga hoya, ibintu biracyashoboka, biracyashoboka. Wasenga, wataka, Imana ikagira uko igenza ibintu, Imana ikagira uko igenza ibyawe, Imana ikagira uko igenza ibyanjye, ntarirarenga. Imana uko biriya bintu tugenda tubona muri Bible, ngo Imana yakoze iki, barasenze birahinduka, ngo maze arasenga ngo bigenda gutya, ngo maze ngahagarika imvura, ngo maze bigenda gutya. Urumva ni ibintu tutazi. N'ubu rero Imana yakora ibyo tutazi bishyashya, kubera ko ntabwo navuga ngo gukora kw'Imana kwahagarariye mu bantu babayeho kera. N'ubu ngubu gukora kw'Imana kurahari, kurivugira, imirimo irivugira, iby'Imana idukorera ni byinshi, iby'Imana navuga ngo icanamo natwe ni byinshi, tugenda tubisangira, kugira ngo Imana igushire kuri uyu musozi, kuri iyi platform hagomba kuba hari ibyo Imana yakoze. Hariho wenda ibyo tuba tutagenda tuvuga, igihe wenda ko kuba barimo n'abandi bantu bari included, ariko njya nkubwire ngo Imana iracyakora, Imana iracyakora. Umunota noneho ugeze aha ngaha uri kumva ino video, ni iki kintu wumva gikomeye cyane, wumva utakihanganira, wumva mbese niyo wasenga ukumva ntabwo cyasubizwe n'igiki, nacyo cyakunda. Niba Imana itarakubwira hoya, Imana itaravuga ngo hoya, give up, iravuga ngo don't give up, kuko hari ahantu Imana ivuga ngo oya, hano ivuga yego, hano ivuga tegereza, yes, no, wait, igisubizo kimwe muri ibyo. Rero mu gihe Imana itarakubwira hoya, igihe Imana itaravuga ngo ugende gutya, ngo utegereza biki n'ibiki, byashoboka. Pandisha kwizera, imani yako ipande. Amen. Rero inshuti zanjye, nyine uyu munsi numvaga twaganira ngo dupandishe kwizera kwacu, twumve Imana umuremyi nyir'ijambo,
ivuze ngo yego ninde ubasha kuvuga hoya, ivuze hoya ninde ubasha kuvuga yego, ivuze ngo tegereza ninde ubasha kwihutisha ibintu nawe. Twikomeze ku Mana, turebe uko mbere byabagaho, turebe uko abantu basengaga, turebe uko abantu basengeraniraga, turebe uko abantu bikoreranaga imitwaro, turebe uko abantu bakundanaga, turebe rwa rukundo rwa mbere, hanyuma bigende neza. Ndashima Imana bw'abakozi b'Imana Imana yagiye iduha bakaduhagararira nk'ababyeyi, ndetse hari ahantu situation iba ukabona umukozi w'Imana bihagazemo avuga ati uyu mwana ni uwanjye, ukabona arahagaze byumbyumbyumby, nkavuga ndashima Imana cyane, ndashima Imana cyane kuko aho umuntu avuga ngo ari mu rusengero ikibazo kikaba ukabona umubyeyi wo mu mwuka arahagurutse, ni ibintu byiza. Inshuti zanjye, wowe udafite umubyeyi wo mu mwuka, wowe udafite aho ubarizwa, wowe wenda waba warahemukiwe n'umukozi wenda w'Imana mu buryo bwo mu mwuka, nyine umubyeyi wo mu mwuka akaguhemukira, ntabwo abantu bose ari kimwe. Wowe warahemukiwe n'umuntu wo mu rusengero gutya na gutya agahemukira, ntabwo abantu bose ari kimwe. Ongera wizere mu rusengero abantu, ongera ujye mu rusengero, ongera wegere Imana, ongera wizere, wa muriro wa Pentekote wongere uze. Ndavuga ngo wongere kwizera kwawe. Ndabona videwo igiye kuba ndende ariko nzi ko tuganiriye, ndafashijwe nawe nzi ko ufashijwe. Humura kandi komera, nta kitahinduka, nta kitahinduka mu gihe cyashizweho. Hari Imana, hari umubyeyi nyiri ijambo. Gira icyo umuganiriza umunota wa none. Uwiteka Imana, umubyeyi mwiza, ushimwe kandi uhimbaze urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Hari mwene data tuganiriye aha ubabaye, ubabajwe, ufite agahinda, ukomeretse, ufite mu mutima umurya, wibaza ndetse no gusinzira byanze. Reka umukorere ibikomeye, reka umufashe, reka umuremere inzira, reka umuhe igisubizo. Hari aho ibisubizo byanga, hari aho tubura icyo dusubiza, hari aho tubura icyo tuvuga, ariko none mu izina rya Yesu Kristo, reka utange igisubizo kuri uyu mwene data, reka utange agakiza k'ukuri, reka ukize urujijo mu ikanisa, reka ukize urujijo mu rusengero, reka ukize urujijo mu itorero ryawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ntabwo aha ngaha nasenga cyane ngo njye indipe, ariko mbonye ko ni ngombwa twikorerane imitwaro, dusengeranirane. Wowe waba ufite icyifuzo cyo gusengerwa, cyo kugira gute, humura, uw'umwuka yakwerekezaho ngo agusengere, ntukamutinye, ntukaravuga, amen. Mukaraderekitinga, dufasha, twigisha gusenga, byose 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 byose. Ubwo twaba tuganiriye utarakira Kristo, wamwakira. Kristo nta muntu wamwakiriye, nta muntu wamushyize mu buzima bwe bumwe. Abantu bose bamwakiriye navuga ngo baranezerewe, babayeho neza, amahoro mu mutima, adakorwaho n'ikintu icyo ari cyo cyose, adakorwaho n'uko umuntu atariye, adakorwaho n'uko umuntu yatutswe, adakorwaho n'uko umuntu yanzwe, adakorwaho n'uko byagenze gute, ahubwo amahoro ahora yuzuye. Ngwino muri Yesu, nshuti yanjye, yahumura. Wacitse intege, humura, wakongera ugatwaza, wakongera ugashobora, wakongera ukabibasha, wakongera ukaryoherwa. Amahoro navuga ngo umunezero w'agakiza ukongera ukaza. Wowe uhagaze, igira igihe cyo gusengera abandi, gusengera itorero, gusengera abantu b'Imana, gusenga no wisengera ngo ubishobore kandi ukomeje kubibasha, kandi iyo migisha y'Imana ikomeze kukubaho, sindekana n'igisa nacyo, mu izina rya Yesu Kristo. Inshuti zanjye rero, ndanezeye kuba tuganiriye, nzi ko hari aho ino videwo idukuye n'aho dushize. Imana nibishaka tuzongera gutaha. Mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane, murakoze, bye.